Ndabasuhuje mbifurije ibihe byiza ariko ndaje ngo twongere tuganire nubwo ntaje ngo tuze kuganira ibintu byiza. N'amakuru angezeho mu minota mikeya ajyanye n'ibyo gupimwa kwa kabiri ku murambo wa Gogo bikomeje gutera impagarara mu bantu bagiye batandukanye bafanaga uyu Gogo Gloriose. Nk'uko byagaragajwe na rimwe mu itsinda ryabanye nawe mu rugendo rwakozwe guturuka mu gihugu cya Uganda bagera hano mu Rwanda, ni abaje bazanye cyangwa se baherekeje umurambo wa nyakwigendera Gogo Gloriose bawukuye mu bitaro byo muri Uganda, ibitaro yakorewemo icyo nakita nka test kugira ngo bamenye neza ese ni iki cyaba cyarishe Gogo Gloriose. Bamuherekeje rero harimo bamwe mu bakunzi be ba Uganda, harimo management ye, ubwo ndavugamo ugenzura ibikorwa bya Gogo ndetse hakaza n'ushinzwe ibikorwa by'uyu nyakwigendera mu bijyanye n'itangazamakuru ndetse n'umuziki. Ibyo bintu rero byanga bikunda ni ibintu bitari byoroshye ndetse ni n'urugamba runini, aho bagaragaje ko bashimira cyane guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda kuko bavuze ko yababaye hafi kuva baturuka mu gihugu cya Uganda bagera hano iwacu mu Rwanda. Gloriose yapfuye kuwa gatatu, kuwa gatanu isaa sita z'ijoro nibwo bari bahagurutse mu gihugu cya Uganda. Birumvikana ko bahageze hano nko mu masaa saba saa munani, ngira ngo abantu mwarabibonye, mwagiye mubikurikira ku bitangazamakuru bitandukanye, ku ba YouTubers batandukanye, aho mwagiye munabona byinshi byagiye bikurikira kuba umurambo wa Gogo Gloriose warageze hano mu Rwanda. Abantu benshi rero bakomeje kugira ikibazo gikomeye cyangwa se bakomeza kwibaza bati ese ko byumvikana ko uwitwa Beckham yamaje kudutangariza ko Gogo Gloriose yishwe n'indwara ijyanye no kurwara utubyimba ku bihaha cyangwa se yishwe n'indwara y'ibihaha, ariko bwa mbere akaba yari yatubwiye ko yishwe nanone n'igicuri. Ibi bintu biza guhurira. Ikindi cya kabiri abafana bakomeza baribaza bati ni iki cyatumye uwitwa Gogo Gloriose kugira ngo ajyanwe muri morgue zisanzwe zishyirwamo abitabye Imana, ahubwo agahita ajyanwa mu kigo cya Rwanda Forensic Institute, kandi iki kigo bakiziho ko ari ikigo kiba kigomba guperereza kikamenya ibintu byose bishobora kuba byishe umuntu. Abantu benshi bakomeza kugenda rero bagira ibitekerezo byinshi, ariko bakagenda bagaragaza ko Gogo ashobora kuba agiye kongera gupimwa inshuro ya kabiri, bitewe n'uko wenda hari bamwe bashobora kuba bataranyuzwe n'ibyavuzwe cyangwa se barashakaga no guhumara amakenga abanyarwanda. Ntago mbizi neza ariko ni bimwe mu bitekerezo by'abantu bakomeza kugenda bibaza. Ni nyuma yaho nanone uyu munsi ngira ngo abantu tubana mu biganiro babibonye, aho iyi management ya Gogo ndetse na famille ya Gogo batameranye neza kandi igihe cyo gushyingura nyakwigendera cyegereje. Nk'uko byatangajwe niwe umureberera mu bijyanye n'itangazamakuru ndetse n'umuziki, yatangaje ko agomba gushyingurwa i Rwamagana, bakaba ari umuhango bazakora ku itariki 8 z'ukwa cyenda umwaka w'ibihumbi 2025, ariko azaba ari ku wa mbere. Ntekereza ko rero bamaze gutangaza n'icyo gihe, ariko mu kugitangaza hari ibitari kumvikanwaho hagati y'izo mpande zombi, ari famille ya Gogo na famille yari afite, ariko ari famille imumanaginga nyine. Ubwo barimo barapfa ibijyanye na YouTube channel ndetse n'ibintu biba birimo by'amagambo bijyanye n'amafaranga. Rero nibabanze bareke bashyingure Gogo. Hari inyandiko bakoranye mbere y'uko bajya gutangira kumumanaginga cyangwa se kureberera inyungu ze mu bijyanye n'ubuhanzi cyangwa se n'ibikorwa yari asanzwe akora. Ariko amagambo menshi cyane ku witwa manager we umureberera mu bijyanye n'umuziki, bari kuvuga ko amwe mu magambo ari kugenda atangaza ari kugaragaramo sometime ibintu by'uburyarya bwinshi
bwerekana ko ashaka gukurura yishyira. Hari uwabivuze we aratinyuka cyane, yitwa Bosco Impaya, niwe wabivuze ko ari nawe ari kurira ku murambo w'uyu Gogo Gloriosa, bitewe n'uko ngo ashobora kuba yarababereye igihombo mu gihe bamaze bakorana. Ariko si ikibazo nkibaza nka kotinga Bosco, nkibaza nti umuntu yakubera igihombo mukamarana igihe bari bamaranye, cyangwa se mukaba mugikorana, byo byonyine ubikoze ukabona ntibiri gukunda, immediately uhagarika wenda ibikorwa mwari mufitanye cyangwa se amasezerano mwari mufitanye, kugira ngo wirinde kurushaho kugwa mu gihombo, ahubwo ugashaka ibindi bintu wakoraho kugira ngo uhombe. Ntekereza ko ni abantu benshi bagiye bitwaza ko management ya Gogo yagiye imurya amafaranga menshi atandukanye, bitewe n'uko yari umuhanzi kandi yaririmbaga indirimbo, yajyaga mu bitaramo, yajyaga mu ma interview akomeye, no kuba biriya byose byabaye ari mu gihugu cya Uganda, yari agiye mu kazi. Kare nakoze ikiganiro gifite title ivuga ngo yagiye yigenza none agarutse ari umurambo, ariko abantu benshi bakomeje kugenda bibaza cyane, bisa nk'aho ari ibintu byabateye ubwoba, ariko nta cyaha cyarimo, niko bimeze. Uwitwa Gogo Gloriosa ubu ntekereza ko yicaye iburyo bw'Uwiteka, kandi Imana izakomeza kugenda imuha umugisha bitewe n'umubano mwiza yari afitanye n'abantu benshi. Rero ku bijyanye n'umusaruro bavuga ko ari umusaruro mubi Gloriosa yaba yarahaye management ye, ibyo bintu ntago ari ukuri, njyewe sinanabyemeza, bitewe n'uko management ye ni abantu bakomeye, ndetse ni abantu bafite ubwenge banatekereza. Ntabwo twavuga ngo ni bashyashya cyane muri ino industry, kuko uriya Beckham muramuzi, yahoze n'ubundi akora ku ma YouTube channel, ari umunyamakuru, yahoze ari umucuranzi, azi byinshi. Rero azi uburyo bwo kugurisha indirimbo, azi uburyo bwo gufatamo umuhanzi kugira ngo atange inyungu muri label. Ntabwo rero wagakwiye kuvuga wowe hari udafite gihamya ngo nta musaruro yatanze, cyangwa ngo amagambo umuntu ari kuvuga ngo ari kugaragazamo uburyarya bwinshi, ntacyo yakujyajya, ahubwo nuko nawe uri kwishakira za views, za zindi twahoze twamagana tuvuga tuti tureke gushaka wenda views mu bintu bibabaje, ahubwo wenda izo views zishobore kuza ari izifasha abantu gusana imitima y'ababuze umuntu, kubera ko umuryango wa Gogo uyu munsi ntago wishimye, management ya Gogo ntago yishimye. So nawe ubwawe wajyaga umureba ukishima ugaseka, ariko uyu munsi nanone ntiwishimye. Ibiganiro rero dukora biba ari ibiganiro byo gusubizamo abantu imbaraga, ahubwo ntibiba ari ibiganiro byo kugira gute, byo gukuramo abantu imbaraga. Ku wa mbere rero nibwo Gogo agomba gushyingurwa, ndetse nk'uko byatangajwe agomba gushyingurwa aho bari batuye i Rwamagana, aho famiye ye yabaga. Ndetse ibindi bihuha by'abantu bose bari kuza bavuga ngo nimero ziri gutangwa ngo bashyireho cyangwa se banyuzeho inkunga yo kubafata mu mugongo, ngo ni za Beckham, ngo ashaka kwirira amafaranga. No and no and no. Erega ntago Beckham se kurira ku murambo we ari kubikora, nawe ni ukuzimu yaba ari kwicukurira, kuko aho ngaho hahita hazamo n'ikintu cyo kuvuga ngo yabikiniye ku mubyimba w'umuntu, sibyo? Cyangwa se kurira kuri nyakwigendera, urumva byamufasha iki? Ndabizi ko hari benshi baba bafite inyungu y'inda, cyangwa se bafite icyo bashaka kwigereraho, batanabona nta n'ikibazo bibateye, nta n'agahinda bafite, ariko ntekereza ko umusaruro yagombaga kuzabaha niwo mwinshi cyane kurenza uwo yakuramo aha ngaha. Rero mu gihe nyakwigendera yigendeye, ntago mwagakwiye gukomeza kugenda mumukurikiza amagambo menshi, ibintu byinshi, kuko ntawe yahemukiye muri mwebwe. Nta nubwo nibaza icyo muri gupfa wewe na famiye ye
ku bijyanye na YouTube channel. YouTube channel rega ntago ari ikintu mwanashinga indi mugafata undi muhanzi nawe mukamanaginga koko niba muri aba manager beza cyangwa se bazi gucuruza umuhanzi. Rero mureke gukomeza kugenda mukwirakwiza ibihuha bidafite icyo bishingiyeho, cyane cyane nyine aba YouTubers benshi nibo bavuga ibintu nyine ukumva bavuze ibintu nta bwenge bashyizemo. Byaba ari byiza ukoze ikiganiro kiri buze gutuma abantu bongera kubona ibyiza bya Gogo, abantu bongera gutekereza kuri Gogo, abantu bakomeza gutekereza ku bihangano n'ubundi yari afite. Ibyo nibyo byaba byiza kurenzaho.